uratwite wowe niyanjye niyabandi niyanjye niyabandi nkareka nkagusobanura unsobanurira ibiki ariko nicyo unsobanurira umubara ahandi yaca ndabizi kwihahari ariko reka nkubwire njyewe ko nzi Karine ntabwo yaguca inyuma njye ndamwizera kandi ndabizi neza Kari bitese meze neza meze bon wamumagaye cyane se habaye iki ese ubwo ntabwo ushaka no kumva she nabishakaga ariko numvaga uyu munsi ntari muri mood numva hari ahantu nari ngiye kujya muri mood yo guhura nanjye oya nyine hari ahantu nari ngiye kujya nuko nawe nyine bibaye ngombwa nyine muri make hari ibyo ubangamiye nihangane she nta kibazo nyine tu meze neza ariko urabona ameze neza abona nta kibaye uruzuye ubwo niki okay ngaho mbwira wari ugiye kumbwira ngo ikise mwana hari utuntu nari ngiyemo twatumeze ko musabukuru nyine nagushakaga shawura mbonye yego nyine hari ikintu ushaka kubwira kijyanye n'iki se Kari urabona ndabona nkurebe n'ibyo uri kumbwira reba hano turebe kijyanye n'iki amafaranga oya nanjye ngiye kuyashaka niba ari amafaranga yo ntabwo twayabona uyu munsi ntabwo ari ibyo nabwire nyine ndatwite koze iki ntabwo bigushimishije se ibyo wariye ariko ndizera ko atari inda isanzwe ni ibiryo wariye yaguhagishije utwite uri kumva ndi gukina ahubwo umenya ari joke mbwira neza reka ndavuga ahubwo ni aho nkureba ni ngo byagenze bite se nuko umbwiye ngo byihoye ntabwo mbashije kumva neza ibintu uvuze ngo haba ngo gute nirwo rukumbuza rumfitiye se ariko uri kunyinisha ahubwo niwe uri kunyinisha mbwira ahubwo nyine mfite gahunda mbese uri kumva ko umwana wacu ari ikibazo uratwite wowe niyanjye niyabandi ngo niyanjye niyabandi akora boyfriend wanjye cyangwa aya bya boyfriend tube tubiretse rwose mbabarira iyo nduvuga ni iy'ibiryo niyi dusanga ngo twese ariko niba ari ibiryo ahubwo tugende tujye kurya ibintu ino tugende mu byari muri resitora niba ushaka se bose waretse kumbabaza gutya none se ushaka iki mbese ikinyarwanda ndi kuvuga ntabwo cyumva ntabwo nacyumvise neza okay sinzi icyo utazi ndikubwira gute se kugira ngo ubyumve basi byumve gute nyine mbwira cyane mu rugo nta muntu ujya utera inda pe nta muntu utera inda ndumva ahubwo ibyo ngibyo urusha ibyo byisigarana ntuzongere no kumamagara ngo icyo kibazo oya uretse ariko bibi umwana se wataye ubu twumva nameze neza urarwaye uvuye kwa muganga urebye bisa nkaho uvuye kwa muganga mwese urwaye iki cyane twumva nameze neza na kiriya kigoryi cyabesheje umutwe babarira umbwire urimo kuntera ubwoba ese byagenze nyine mvuye guhura na mubi hanyuma se niwe wakurwaje shamani mfite ikibazo nyine niyo mpamvu sha niba ari ikintu nibitseho ni umwanya ushatse wambwira ya muzinga arambabaje ariko bimwe bitabaho ndi kwishyura n'ikintu cyatumye mubura ubuzima bwanjye hanyuma ariko habaye iki nyine mbwira menye uko mbifata nyine mbyumva nyine nawe ndatwite ntumbwiye ngo ugize ute urumva bisekeje utwite inda ya nkuba yego aho Kari wahagiye umbabarira ukiyubaha ko kubera iki se ubwo se watwise nese abandi batwita ase ubu uri umwana w'ikigoryi bigeze ku buryo wifata ugatwita ako narabishaka
washakaga gutwita cyane none urarwaye ubaye umusazi arayihakanye se basi ndakwinginze mbabarira washakaga gutwitira Nkuba hanyuma duhuye umeze nk'umusazi wabo utaye byagenze ute ubwo ufite ikihe kibazo mfite ikibazo cy'uko umeze rega mani ujye umenya ko uri inshuti yanjye mba neze niba uri inshuti yanjye ukaba mwana nyine mbwira ikibazo ufite yayihakanye nta kintu yambwiye nyine nabonye agenda arakara none se ubwo ikindi gisubizo kirenze ku byo ngibyo bakubwiye ni ntabwo yabikora yayishura na nyuma y'ibyo akweretse uramwizera urumva se none se yakubwiye ati byibuze se naribika tumubyare urabizi se tugende mu mago yakubwiye yambwiye ngo ntabwo arageza igihe cyo gutenda nyine ubizi hanyuma ngo ntabwo yabigukora se waretse kwigira gutyo ubundi ndumva we wasaze reka nkureke ahubwo se ubwo urabona ngaho ibaze n'uyitungu iyo nda n'uyitungutse iwanyu icyo bazakubwira bambwira iki se ko umwana ari uwanyu nyamara reka nkubwire si uri inshuti yanjye cyane ndagukunda kandi mva nshaka kugufasha ibi bintu ubicemo menya ko ibintu tubirimo twembi rero ndagira ngo nkubwire niba Nkuba yakwihakana iyo ndi cyo kuyikorera urakizi ntakiyoberwa ndetse ni ukuyibyara mbese nakora iki urumva mpagaze ahangaha ndi kukubwira ngo uyibyare hejuru y'umuhungu wakwihakanye wagira ngo nkore iki mani iyo ndayikure ndikunyirisha rero reka nkubwire inshuti yanjye njyewe rero ndumva nta kintu narenza kubyo utekereza cyane iki icyo nakubwiye ni icyo ngicyo ugenda ubitekerezo nimba ari cyo cyo gukorwa gihari ako uri inshuti yanjye cyangwa mani ndi kukubwira ibintu byiza kuko ndi inshuti yawe ntabwo ndimo kugufasha ahubwo birananunguye ukuntu mbwiye numvaga ndi bukubwira ati tujye kwa muganga kubyara ntabwo nari mbyiteze nako nta n'ikintu kizima nari nkwiteze ubundi se nari nasaze oke sawa naribi ubwo niwumva wabitekereje uzongere umvugire Nkuba karara ngwino hano icara turatuvugana uhagaze Nkuba uba wiriwe hejuru ahindi haraye uri hariya hepfo hepfo se mu buhe buryo nagiye kwa rukuru uzajya wirirwa uzerera nk'umurizo w'imbwa ubona nta n'akarimo wakora hano mu rugo ese papa ubundi uzajya ubona ko nakuzirya rega nta rutugu rukura ngo rusume ijosi ese kwirirwa mu rugo nibyo bigaragaza ko nirirwa mu rugo wirirwa mu ese rugo uzampa byose wahirira amatungo nyine uzampa byose urakeneye iki ukeneye iki kuko nanjye papa ngomba gushaka ibinange bizambesha urabura rasa ntabwo mbura ariko sinzakomeza untunge kugeza rya maze aho bibera n'ibigoryi turavuga nawe wambaye ingofero nta soni uba ufite papa nawe rero inyubaha ariko ngende se nta kibazo ese kumamaga ikintu cya mbere ngiye kubanza kuvuga ibyo kugoza ngo urakuze nimba ukuze genda ushake umugore cyangwa se genda wubake iyawe nzu ukumva turi kubana njye nawe mu nzu nimba uzi gukuza urumva ukuze urumva umaze kumva ukuze ku buryo uzajya undenza amavi undenza ijwi ese papa ubundi uwo mugore nzamushaka mukuye azanyizanira hano mu rugo ubanzira iki ako papa twebwe abana mwagiye natwe muduha uburenganzira bwacu keneye ubuhe burenganzira urarya uraryama ibyo ndabyo wambara neza hari umunsi nawugurira ipantaro none se none reka nshimye ko nguriye ipantaro nirirwe mu rugo se none ubwo bimarira iki ese papa wowe wakujyana wagikora ese wowe ko utari mu rugo nkuba narakubyaye ntabwo wambyaye sibyo yego ndi so ndabizi umukese nimba utemera neza ko ndi umubyeyi wawe oya ndabyemera nimba ubyemera rero ubwo ibyo nkubwira
ntabwo igihe kiragera cyo kumva ko ariko se papa wagiye ureka nanjye nkareka nkagusobanura. unsobanurira ibiki ariko ni icyo unsobanurira aho ngaho. Ese papa wowe wagize aho ugera udasohoka? Igihe cyacu twarasohoka ariko none se urumva ngewe ugiye niba mu gihe cyanyu narabasohokaga, ese uzantungamo iki? Ese uzantunga kugeza ryari? hanyuma igihe wasohokeye wampombeje bingana iki? ubu ngubu nafashe umwanzuro nkuba uzajya uva hano ngutumye mfite aho ngutumye. Nkuba se kundengaho nkaho utanze. Nisa Siko mbona umpereza imitwe y'intoki aho dufitanye ikibazo. ahubwo se ko wari unambutseho nkaho Ntabwo nari utazaba kumenya Imana muri kugenda wigira gutya niba ari izuba. nayo ndi kwiraga Snapchat. mu zuba cyangwa uri guhunga izuba. Oya ntacyo bitwaye nese umeze ute? Kameze neza kabisa. Ko wabuze Karega abayankaniye ntabwo abashaka kumve mu rugo. N'ubu ndacomotse ahubwo nabimenya ko nagiye aranye. abana bo kwa dadi mwaragowe. None se Sawa kabisa. amakuru ya Karine Inde? sheri wawe Ese bwo kuvuze Karine sinamumenya ariko. tuvuge ko utazi izina rye se kandi Zishira ariko ibindi byo ntumbaze Karine se. None se bitewe? ni sawa ariko ntabwo nsubije amakuru ya sheri wawe. Ni meza. ye yaranyanze Mupfiki. Akobwa n'ubundi mugira udutikute. wese muraheruka Ewe, turaheruka. yari Muri iyi minsi. ameze neza se Cyane aho. Arabyibushije. ko muheruka nanutse se yabyibishijwe n'iki? Ni ukurya neza ndetse wagize ngo umuntu yari kurya neza aranajije. cyangwa ubifitemo uruhare waramugaburiye Akarya kwa nyina. Se namugaburiye. Biba nawe uri gutanga. Ese iri zuba mwana ko rimeze nabi ukaba uri mpagaritseho. Bajya kungurira inzoga cyangwa ahubwo ko mbona wabyibushye. ni ibisanzwe ariko ni amahoro y'Imana niyo mpamvu nimereye gutya. Ese buriya wese yaba ari amahoro y'Imana ra? Nyamara ndabona wagira ngo ari icyo uri kumpisha. Yewe se mu mutwe urabona hatariho umusatsi. Se naba nguhishe. Si ibyo mvuga yewe urasa nk'umuntu ufite icyo ushaka kumbwira. Yewe nakubwira ko umeze neza. Ndabona uteye ubwuzu muri make kabisa. Akabahungu b'iki gihe mwabaye gute? Ntabwo ari ibyo ndi kukubwira yewe. Wagira icyo ushaka kumbwira. Papa rega nta muntu ubura icyo ashoboye. Ushoboye iki se? Nagiye kureba abandi bana nyine ngo bambwire ukuntu tugomba kubaho hano hantu. Vuga uti birara bagenzi banjye. Ese papa iyo ndebye mbonamo ikiraro. Nta gisubizo cy'ubuzima ujya umbonamo buryo mbonamo ikiraro. Urabona nanyoye itabi. Urabona nanyoye inzoga. Urabona nanyoye alcohol. Ese unyita ikiraro ushingiye ku wahita urapfa. Nanakubonye ko ari mwe. Ese unyita ikiraro ushingiye ku meze nk'ikirara pe. Ariko guma mu rugo sibyo? Ibyo ushaka byose nzabigukorera ariko gume mu rugo. Dore impamvu gananga ko kugenda cyane cyane wowe. Se papa kuki utajya wiyamura mukuru wawe ugahora wiyamangiye nuko watari umwana nk'abana. Kuva nkubonana na wa mukobwa wo kwa Innocent, kuva nkubonana nawe nahise numva ngomba kuzajya ngukingirana mu nzu ugasohoka ruko ari njyewe mfite uburenganzira bwo ugasohoka ruko ngiye mbishatse. Se nta nshuti ngomba kugira muri ubu buzima. Uzazana abagore mu nzu yanjye. Nyine nta nshuti nkeneye muri ubu buzima. Wabuze inshuti? None se inshuti nzagira nizo uzajyamo ntabwo ngiye nshaka inshuti. Eko papa jya umenya ko mu myaka yawe wakoze ibyo ushaka. Ese kuki ngiye wumva mu myaka yanjye wambangamira? Ntabwo mubangamira muhungu wanjye. Urambangamira. Ndagukunda cyane. Si umbangamira kuko unyanze ariko urambangamira. Kuki utumva ko nagira ubwigenge bwanjye?
Nkuba ariko mwagiye mwigira no ku mukuru w'igihugu ntabwo ejo bundi waje rero umbwira yavuze ngo utinyuka urashobora hanyuma asubira gutuma ntinyuke ukwiye ngo nirirwe mu rugo papa ngiye ryo biki nanjye sinzi icyo nkorera ariko ubu uburenganzira bwo kwirirwa mu nzu bwo ndabona ngiye gushakira umwuga uzajya uva mu rugo nkujyanye kwanza unataha ari uko nje kukureba siko ndeba uri kumfata nk'umwana w'imyaka 10 imbere yanjye uracyari umwana ibyo ndabyumva ariko ntabwo biguha uburenganzira ko papa wajya umenya ko nanjye nkuze Nkuba ndikukumva Nkuba ndikukumva ndi iruhande Nkuba garuka kuki ukunda kugerageza umuntu Nkuba genda Nkuba mva imbere papa ngiye rwose ngiye ibi binabirambiye Nkuba garuka ntabwo ngaruka Nkuba garuka ntabwo ngaruka urari iyo wagiye iyo ugiye urareye cyane iki kigori mani we na Karine mumeranye neza cyane rwose si ubundi ko numva uri kumumbaza nkaho uri mu iperereza bimeze bite ntabwo ndi mu iperereza aho nk'uko ubizi njye na Karine turi inshuti kandi hari amakuru mfite mbona utari kumbwira ikeye ni amakuru ajyanye n'iki ahubwo yampishe iyi mpa amakuru nayo ese ko nzi ko wateye Karine ntabwo komana iyi mpagarike yanjye urabona yatera inda yanyura hese ahubwo ase mani kankubaza Karine mwari mumaranye imyaka ingahe mukundana hari n'ubundi dukundana okay reka tuvuge ko mukundana mumaranye imyaka ingahe se yagutuma oya ese ko uri muri ntabwo nakubwiye ngo ntago muheruka gusa twaravuganye kuri telefone numva atameze ese mwaravuganye ngo uzaze umbaze ngo tukundanye imyaka ingahe se kuri kunca mu ijambo twaravuganye numva atameze neza rero arambwira ngo aratwite kandi uko mbizi niwe muhungu wenyine wari ukundana na Karine harya ubwo umuntu ukundana n'undi ni umutera indago nta handi yaca ega nawe Imana yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe sibyo kuba ari ahandi yaca ndabizi kwihahari ariko reka nkubwire njyewe ko nzi Karine ntabwo yaguca inyuma njye ndamwizera kandi ndabizi neza turi aca hehe yagiye kugenda ariko yagutumye ngo uzujye mu iperereza ibyo by'amada ariko se nta n'ibyo nzi ngewe niko abahungu b'i Kigali mwabaye ntabwo byantungura bivuga abahungu b'i Kigali ubu nawe rero urahagarara ugashingagura umugabo nyine nkubaza yagutumye ngo ugende ubwire Nkuba ngo nk'uko nabikubwiye nta muntu wigeze untuma ndi hano nk'inshuti ya Karine kandi nubwo nari nzi ko ndi buhure nawe gusa nari nzi ko nzaguhamagara kubw'amahirwe ese ni amahirwe ra kubw'umwaka umpuye nawe none se reka nkubaza si kuki abantu mukunda gufatira ibintu hejuru waramupimye uze mvuge ko Karine yambeshye ngo aratwite cyangwa ni wowe utwite ahubwo ndabona ari wowe igize neza bivuze ngo inda warayihakanye burundu nihakanye iyo ntateye se ntubareka nkubwire nugira amahirwe yo kwakira umwana mu buzima bwawe ntuzayiteshe ko umwana ni umugisha ntago we na so wirwa gufungirana mu nzu reka nkubwire mwikwitwaza ariko buriya mujya mumenya ko muzi ubwenge kurusha abandi ubwo bwenge kuba tubuzi Imana twese yaduhaye ubwenge ikibazo ni uko butangana ko mwebwe nta n'ubwenge mugira abantu mwashutswe n'inzoka ahubwo wagira ngo we yaguhaye mwana wishaka kundi ahubwo bayi mwana mbega imbwa z'abahungu kandi zabyicuza shubite ndabitsa gukora iki shawe wimbwira nabi ntabwo nzanywe n'umujinya hano umeze ute se biraho nyine nta gishya
Shana nanjye ntabwo nuje. kubera iki ubwo Ndi tuhangayika kugutekerezaho tu. Gusa mvuye ahantu kubw'amahirwe make niba ari make sinzi uko nabyita ariko mpuye na Nkuba. ariko uri kunyinisha buri segonda wowe nta kintu kizima uri kuza umbwira. Ase urumva nkwanze koko ubu urabona ubuzima bwanjye ntari kubushyira muri ibi byago wagize. Urakoze kuba unitayeho nkavuga nyirikiza. Ese ngize ukuri ari sure ko Nkuba ari wagutenga? Se nawe uri kunshidikanyaho nkawe? No, ntabwo ari byo nshatse kuvuga. Ahubwo Nkuba turahuye nk'uko nabikubwiye. Ndabimubaje ntabwo mubwiye nk'aho mbizi ahubwo nabaze se ko numvise amakuru ngo wateka rinda nibyo arampakanira. So rero niyo mpamvu nari mvuze ese bya nyabyo niba wagutenga ese cyangwa nawe urashidikanya? koko nk'uko uri kubivuga uri inshuti yanjye sibyo nta kintu nguhisha. Kuba nyine nifasha nkakubwira ikibazo mfite urumva nabikubwiye nkubeshya? Nese inshuti yanjye nese ubundi mbere ya byose uko ubizi se Nkuba tumaze imyaka ingahe dukundana? Si imyaka 3 hafi ne. Maranye igihe kinini niyo mpamvu nanjye nese gute uri kuvuga ngo undi wakabaye muzi bwiza? Twaganiriye numva atari kumpa amakuru neza. None ikirenzeho yambwiye ati ntabwo yigeze gutera inda ngo nta nubwo muheruka guhura. Nicyo kibazo nanjye nagize. Ase muragira ngo nipfire noneho aka kanya? Maze igitekerezo naguhaye wacyanze ukabona n'umuhungu nta gahunda afite basi dukora iki? Uretse ntabwo ndi kumva. Ese urakizera ko Nkuba yakugarukira? Ndi iki ubundi muri iyi si? Dukora iki? Bwiza reka nkubwize ukuri nanjye nyine ubu ngubu usanga ndi kwitekerezaho neza. Ntabwo nakubwira ngo ngiye gukurana inda, no, ntabwo nzi ko byashoboka. Hanyuma urayimaze iki? Ndabizi neza nyine wenda ahari ashobora kuzagaruka. Azagaruka uko indi igenda ikura niko uzagenda uhura n'ibibazo. Ese imyenda y'umwana uzayikora nta n'akazi ugira? Ako nagashaka. Uzakora gute indi gukura? Ako ntabwo irakora.